Uko iterambere rigenda ryiyongera mu myigire ni nako abana bose bagomba gufatwa kimwe mu bikorwa bitandukanye, haba mu myigire ndetse no mu bundi buzima busanzwe. Gusa imyumvire imwe n'imwe y'ababyeyi bafite abana bafite ubumuga ni bimwe mu bikomeza gutuma aba bana baguma mu bwigunge ndetse ntibisanzure mu muryango nk'abandi. Naramukingiranya ko nanje numvaga mbese ari ikibazo kinduhije cyane. Afite imyaka 9. Ariga? Oya. Kutiga umwana ntavuga ndetse ntabona n'ubwenge mbonaga ubwenge sinzi uko bimeze. Mbonaga atashobora kwiga njewe iyo mbirebye. Felicien Turatsinze, umuyobozi wungirije uhagarariye umushinga ufasha abana bafite ubumuga mu miganirire mu karere ka Musanze, Gakenke ndetse na Nyabihu, yavuze ko impamvu yabateye gushyiraho uyu mushinga ari ukugira ngo bagabanye akato n'ihezwa byagirirwaga aba bana. Mu by'ukuri wari ufite intego yo gufasha abana bafite ubumuga kwiga mu mashuri kandi bakigana na bagenzi babo badafite ubumuga. Ikindi wari ufite nk'intego ko ari ugufasha abana bafite ibibazo mu mivugire, mu miganirire, kugira ngo nabo bashobore kwiga nk'abandi, kubera ko ubumuga mu miganirire ni ubumuga ubundi abantu mu Rwanda batazi benshi, ndetse ni n'abantu bibagiranye urebye ugeneje n'ibindi byiciro by'ubumuga. Twebwe rero nicyo cyiciro twahisemo kugira ngo dushobore kubafasha kwiga ndetse bashobore no kwigana n'abandi. Indi ntego ya gatatu twari dufite kwari kugira ngo tugabanye akato n'ihezwa abana cyangwa se imiryango y'abana bafite ubumuga bahura nabyo mu muryango nyarwanda ndetse no mu ngo zabo. Iki gikorwa cyo gufasha aba bana ngo ntigikwiye gukorwa n'abagize uyu mushinga gusa, ahubwo ngo n'abandi bakagombye kugira uruhare mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda. Ni mu ijambo rya Ngabonziza Louis watangije uyu mushinga. Icyo tubahamagarira kuri uyu munsi nuko tubahamagarira ko ku gikorwa twari tumaze kugeraho cyangwa se intambwe tumaze kugeraho ahangaha, kubera ko yenda uwo mushinga waba urangiye itahagararira aho ngaho, kuko dufite abandi bantu benshi bafite imbaraga, bafite ibitekerezo, bafite n'icyo bashobora gufasha kugira ngo bariya bantu twari tumaze gufasha naho tubagejeje batazasubira inyuma cyangwa se icyo gikorwa kikaba cyahagarara. Kumva rero ari cyo cyifuzo nabwira ngo buri wese ahaguruke afashe kuho twebwe ku ntambwe twari tugezeho. Depite Rusiya Gaston uhagarariye abafite ubumuga nawe yavuze ko ababyeyi bafite imyumvire nk'iyo bagakwiye kuyireka, kuko nta mwana utakagombye kwiga, kubera ko hari uburyo bwose bwafasha abana nk'aba bakiga. Nta mwana udashobora kwiga, cyangombwa nuko facilite zo kwiga zigomba kuba zimufacilita kugira ngo ashobore kwiga neza. Ariko nta mwana udashobora kwiga, niyo yaba afite ubumuga bwo mu mutwe naho hariho za porogaramu zimufasha kwiga. Icyangombwa nuko ababyeyi bamenye ko abana bose bagomba kwiga, kandi leta ifite inshingano zo kumakinga sure yuko abana bose biga, baba bafite ubumuga n'abadafite ubumuga. Ntabwo rero imyumvire y'ababyeyi yo kuvuga ngo abana babo ntibashobora kwiga tugomba kuyemera, kubera yuko kwiga cyambere n'uburenganzira bw'ibanze buri no mu itegeko nshinga. Mu ibarura ryakozwe n'uyu mushinga ryasanze abana bafite ubumuga buringaniye muri utu turere ari 166, n'abafite ubumuga mu miganirire ni 135. Amandine Nzasanga Maria, Flash TV.